Simbuka twegereza Noheli bizaba bishushe dusimbuka na Bank Populaire nk'uko bisanzwe Showtime Events yabateguriye simbuka na Bank Populaire Christmas Fete. Ni muze dusimbuka na Bank Populaire twitegura iminsi mikuru ya Noheli n'impera z'umwaka aho tuzasimbukana n'abahanzi batandukanye barimo Norris uzaba muri album ye ku mugaragaro Komeza, ndetse tunasimbukana n'ibihangange muri muzika bizaba biturutse muri Nigeria The Brackets baturirimbira Yori Yori ndetse na Fampos na Jackie Chandiru bazaba baturutse muri Uganda. Tunasimbukana n'abaturutse muri Kenya barimo Matrax na DJ Styles ndetse n'abahani wacu barimo Makanyaga, Kitoko na Riderman atubwira ati simbuka mu kirere n'abandi bahanzi benshi. Simbuka na Bank Populaire Christmas Fete ni ku cyumweru tariki 18 z'ukwezi kwa 12 muri parking ya Stade Amahoro i Remera guhera saa 8 kugeza mu rukerera. Kwinjira ni amafaranga 2,000 n'amafaranga 5,000 muri VIP. Dora gashya nuko kubakoresha BPR mobile banking bazishyura amafaranga 1,500 ndetse n'2,000 muri VIP. Simbuka na Bank Populaire Christmas Fete yatewe inkunga na Bank Populaire, Serena Hotel, Rwandair na City Radio.